Okay, murabona ko avatar yacu imaze kugeraho, urabona ni iyi ngiyi, nawe urahitamo iyo ukurikije iyo ushaka. Ni ukuvuga ngo reka mbereke video igaragaza uburyo ki ushobora gukoresha iyi avatar cyangwa se ushobora kuyishyiramo kugira ngo nawe ugire avatar yawe bwite itandukanye n'uko wasangaga harimo ubusa. Kurikira iyi video. Yes, abantu bakomeje kwibaza ati ibi ni ibiki, ibi ni ibiki nakomeje mbona, ariko iyi ni avatar. Iyi avatar ituma ubasha kumenyekana muri mining se, cyangwa ukabasha kumenyekana mu bijyanye na program system y'iyi mining. Ni ukuvuga ngo iyi avatar hari akamaro ifite. Reka wenda mbereke ibyo nabajije kuri chat GPT kugira ngo tumenye ese ifite akamaro kangana gute. Urabona nabajije ibijyanye n'iyi avatar ariko barambwira ngo iyi avatar setting ihindura ishusho y'umukoresha. Ni ukuvuga ngo aho ushobora gushyiraho ishusho yawe hifashishijwe NFT. NFT ni ijambo risobanura mu buryo butandukanye. None se NFT ni iki? Ni ukuvuga ngo NFT ni ikimenyetso kigendagurika gishingiye kuri blockchain, gikoreshwa mu kwerekana uburenganzira bwihariye ku kintu wenda nk'iby'ikoranabuhanga, ibijyanye n'imikino, umuziki, cyangwa se ibintu by'ikoranabuhanga nyine nko gukora amafaranga. Nk'iyi mining dukora nayo ishingiye kuri NFT. Ni ukuvuga ngo rero NFT zituma ubasha kuba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mbuga za blockchain nka Ethereum, Solana, BCC na EPC n'CP. Ni ukuvuga ngo urabona ni ingenzi, sibyo? NFT ni ukuvuga ngo uba ugomba kuyikoresha iyo avatar kuko ituma usa n'umenyekana cyangwa se ukaba uri guha agaciro uyu mushinga. Muri kubyumva neza? Ni ukuvuga ngo rero izi NFT zo kuri Delta Mining nazo ni uko zimeze. Ni ukuvuga ngo gukoresha NFT ni nko gukoresha ishusho yawe bwite, bivuze ko ufite uburenganzira ku mutungo wawe, ariko ntibivuze ko ufite umutungo kujyanye na iyo NFT. Ubwo rero iyo igufasha gushyiraho ishusho yawe hakoreshejwe NFT, ugahitamo NFT wifuza, wenda uhereye kuri 1 kugeza ku 10,000 nk'uko byagaragaye kuri Delta Mining. Noneho bishobora kukwereka cyangwa se ukagaragara mu matsinda urimo, ugaragara nk'aho ufite uburenganzira bwihariye. Nta kindi hindura, ushobora kuyikoresha cyangwa ntuyikoreshe, gusa uko byagenda kose ba nyiri umushinga babitekerejeho, yes, babitekerejeho babona ko izo nazo ni nziza. Hari nka NFT zishobora gutuma gas fee yo kubikuza wenda igabanuka. Ubwo rero ni byiza gukoresha avatar yo muri iyi Delta Mining. Urabizi ko buri wese agomba kugira iye, sibyo? Rero ko uko uri bugende uyishyiramo avatar ya muri NFT ahangaha, ni ukuvuga ngo uba ugomba kuyishyiramo kuko nabyo ni ingenzi. Ba nyiri umushinga barayibonye, bavuga ati wasanga bizagira icyo bitanga. Reka tubikore turebe ko hari icyo bizatanga. Ubwo rero niba ari ubwa mbere wumvishe iyi video cyangwa se ukaba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel Happy Crypto Learn Earn, ni ukuvuga ngo kora subscribe, ukore like na share kugira ngo ubashe kohereza abantu video babashe kuyibona. Ikindi ni uko ushobora kunyandikira muri comment unshimira cyangwa se unampa igitekerezo cy'ibyo nakora kugira ngo mpindure uburyo mbahamo video. Ikindi najya mbibutse kuri Delta Mining ni uko mbere na mbere ujye ubanza usuzume hano version check, urebe niba baraguhaye verisiyo nshya. Hari igihe baba barayiguhaye ariko bataraguha SMS. Ubwo rero ni ngombwa kubikora. Murabona ko bya bindi nabasobanuraga, iyi Delta Mining nayo ishingiye kuri ECP. Muri kwibona hano. Ni ukuvuga ngo nayo ikoresha NFT. NFT ni ingenzi kuri iyi Delta Mining. Ikindi najya mbibutse ni uko niba warashyizemo nimero itari yo muri mining, yes, ni ukuvuga ngo ushobora kuba warashyizemo nimero itari yo. Rero kugira ngo ushyiremo nimero wenda uyihindure, reka turebe niba bishoboka.
yes tuzakomeza tubakorere ubusesenguzi bwose turebe ko guhindura nimero bishoboka, gusa nibishoboka umuntu azajya aza aha akandeho ahindure nimero, urabona ko ntabwo barabifungura. Ikindi ushobora guhindura ururimi niba ukoresha icyongereza, igifaransa, igiporotugali n'izindi ndimi nyinshi zitandukanye, uba ushobora kuza hano kuri language switch ukahakanda ugahitamo ururimi uvuga. Muri kuzibona ko zirimo igifaransa, igiporotugali na English, zose ugakoresha ururimi ushaka. Kora like kugira ngo iyi video ibashe kubonwa n'abantu benshi, babashe guhindura ibijyanye n'iyi mining. Yes, murabona ko umwe mu bantu bantumiye, muramuzi, ni admin wacu muri groupe yacu ya Delta Mining Update. Urabona ko nawe yashyizeho avatar, ntabwo yabishyira nta kamaro bifite. Rero ubwo mureke dukore ko dushoboye tubashe kuzishyiraho. Kandi mu bantu naba natumiye ko nta n'umwe yayikoresheje, murabona ko ntabwo murayikoresha, ariko mugomba gukoresha avatar mukayishyiraho ikaba nk'ishusho ikuranga. Urabona ko nanjye nayishyizeho. Ubwo rero icyo uri buze gukora ni iki? Uraza hano hasi ukande kuri profile, hano umara kuhakanda, urabona ko hari ibintu byinshi bahita bakwereka. Hari n'abantu bakunda kubura link bakoresha, noneho waza ukayikopiya hano iriho na referral code yawe kugira ngo umuntu ayinjireho abashe kwinjira bitamugoye. Nanone hano ushobora guhindura nickname yawe, ukayihindura ugashyiraho indi nickname ihuje no kubishaka. Ikindi ni uko hano bazaduha uburyo bwo guhindura nimero. Reka none twigire kuri avatar. Muri kubibona ko iyo uje hano hasi aha handitse ngo avatar logo, uhita ukanda hano kuri view. Wamara gukanda kuri view ukaza hano ugahitamo iyo ushaka, niba ari ECP uri bukoreshe, niba ari Bubble uri bukoreshe, cyangwa niba ari Crypto Pink. Gusa izi za Bubble na Crypto Pink ntabwo zisa neza, kuko urebye nshyizemo nk'iya 50 cyangwa ya 500 uhita ubona ko zisa nabi rwose. Reka nshyiremo urebe. Yes, murabona ko isa nabi. Kandi ndashyiremo indi wenda nk'iya 40 cyangwa ya 50. Yes, nabibonye ukuntu zisa. Ntabwo zisa neza ugereranyije. Kandi nshyiremo 50 turebe. Uri kubona ko nuko zimeze. Noneho hano kuri Crypto Pinks naho iyo hakanze wenda ugashyiramo nk'iya 500, dore ukuntu nazo zisa. Muri kwibona wenda uragira ngo wenda ya 500 niyo isa nabi, reka wenda nshyiremo iya mbere. Urabona ko nta sura. Gusa gukoresha neza avatar igaragara ni ugukanda hano kuri ECP. Uri kubona ko iyo hakanze umweru uhita uhimukira, wakanda kuri Bubble umweru ukahimukira, wakanda no kuri Crypto umweru ukahimukira. Bitaza kugucanga rero tukakanda gute? Ni ugukanda ukabona ko hasa n'umweru nyine. Noneho icyo uri bukore, urabona ko iyi PC ifite avatar guhera kuri 1 kugeza kuri avatar 10,000. Uri kubibona? Noneho iyo ukanze hano kuri index ID, ni ukuvuga ngo nyine uba ugiye gushyiramo ID ushaka bitewe n'izi ngizo, uhereye ku ya mbere kugeza ku 10,000 ugahitamo iyo ushaka. Urahakanda ugashyiramo wenda n'urugero ya 58 cyangwa 580, rangiza ukaza ugakanda hano handitse ngo preview. Iyo hakanze bahita bakwereka avatar. Wayibonye?
ugenda uhitamo rero ukurikije iyo ushaka, ugayishyiramo wenda nk'iya 590 gutyo, ubundi ukazamura ukemeza ukareba iyo baguha. Ni ukuvuga ngo ugenda ushyiramo imibare ureba ugahitamo iyo ushaka. Uri kubyumva neza. Ubwo rero NFT igufasha nyine kubona iyi foto bitewe n'uko ushyizemo umubare ushaka, sibyo? Ubwo icyo uri bujye ukora kugira ngo uhitemo, uraza wandikemo umubare wenda, uzamura ukande kuri preview, nubona avatar itagushimishije uraza ukande hano kuri cancel. Kuri cancel nuhakanda urahita usubira inyuma nyine, iyi mibare irimo uyisibe wandikemo indi. Yes, wandike kuri preview urebe niba iyo yindi nayo uri buyikunde. Yes, numara kuyikunda rero uraza ukande hano kuri confirm. Ukanda kuri confirm biraba bibaye, nta kindi kintu usaba, nta code, nta nimero, nta DID, nta kindi bisaba, ni ugukora ibyo gusa. Ubwo ndizera ko mushimishijwe n'iyi video. Niba video gushimishije nyandikira muri comment umpe support ushimira, nurangiza ukande like kugira ngo ujye ubasha kubona video nkugezaho za buri gihe zigaragaza uko wakora amafaranga online ndetse no kuri update za Delta Mining. Yes, iyo usubiye hano inyuma noneho ukaza ugakanda hano kuri menu, iyo hakanze bahita bakwereka ko ya avatar ifoto ikuranga yawe yagezemo. Muri kubibona ko yagezemo neza. Ubwo rero ndizera ko ibyo muri bukore, ugenda ugahitamo avatar iri bukunogere cyangwa ukabona avatar iri bugushimishe. No kujya ushyiramo nimero ya avatar uhereye kuri 1 kugeza ku 10,000, warangiza wakumva itakunyuze ukakanda kuri cancel, noneho ukabikuramo ukongera ugahitamo, uragenda ubikora gutyo kugira ngo iyi avatar igende neza. Ikindi rero mukomeze gukurikira iyi mibare, no ukuvuga ngo mugomba gutumira abantu mukurikije iyi mibare. Urabona ko uyu munsi twageze ku 202, kandi no ukuvuga ngo uko imibare igenda yiyongera, mining y'abantu biyandikisha igenda igabanuka. Yes, urabona hano 202, hano ni 300,000, uri kubibona. Ni ukuvuga ngo niba ari 300,000 twahereye ku 3,000, guhera kuri 1 kugeza ku 3,000 umuntu yaminingaga DTCT 32, uri kubibona hano hejuru 32 hano. Noneho tugeze ku 30,000 abenshi bari ku mayininga 16, muri kubibona neza 16, sibyo? Noneho tugeze ku bihumbi, ubu tugeze ku bihumbi 200, 222, 522. Ni ukuvuga ngo turi hano muri hagati ya mining 8 cyangwa se 5 gutyo. Urumva ko rero nitugera ku bihumbi 300 mining rate izagabanuka kuko izaba igeze kuri 4. Muri kubyumva neza, igeze hano kuri 4. Urumva ko tuzari dukiye ku buryo abantu batari kwinjira ubu bazajya kwinjira mining rate yarageze kuri 0.25. Muri kubibona neza twageze kuri 1,810,000. Yes, ubwo ndizera ko muri bukomeze kububwa neza, kandi niba wumvishe iyi video gushimishije nyine nawe urabyumva, kugira ngo ujye ubona izindi video zishimishije nk'iyi ziguha update zitandukanye, ujye ukore like ndetse na subscribe. Nukanda subscribe ukorere ku kazogera kugira ngo wemeze all notification, kugira ngo notification yose nzajya nguha cyangwa se message nzajya ntanga muri video kuri YouTube channel ujye ubasha kuyibonera ku gihe bitewe nuko wemejemo all notification. Kuvuga ngo notification zose z'ibintu nshyize kuri YouTube uzajya uhita ubibona kugira ngo ubashe gukurikira urebe uko bimeze. No kuvuga ngo hano ndi kuvuga kuri mining rate, hano hese bigaragaza base rate. No kuvuga ngo mining rate ni 8 bari gukora, buri muntu uri kwinjira ari kubona. No kuvuga ngo iyi Delta Mining ifite coin yitwa DT
DTCT muri kwibona hano, ni ukuvuga ngo point tuba turi gukorera bazita DTCT, muri kubibona hano. Ubwo rero ndizera ko mukomeze kugubwa neza, reka nsoze video itaba ndende kugira ngo mbashe kuyibaha muyikurikirane.